Nshuti bakunzi barinda ubuzima bwawe, ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muri kumwe na Nizi kazi yake Benjamin. Uyu munsi twabateguriye umuti uvura ingorane ziboneka mu gihe imihango y'abakobwa iryana cyane. Imihango y'abakobwa iryana cyane ndetse no kuva cyane. Uyu munsi twabateguriye imiti ijyanye n'ibyo bibazo. Hari abagore benshi bazazwa n'imihango no kuva cyane. Muri icyo gihe bashobora kwifashisha ibi bikurikira tugiye kubabwira kugira ngo ibyo bibazo bigende bigabanuka ndetse bigere aho bikira. Umuti wa mbere mu miti 6 tugiye kubabwira ni ugusekura igisura ukavangamo amazi, ubwo ni ugufungura nyine amazi meza, ukajya unywa ikirahure cy'uwo mutobe mu gitondo ndetse na nimugoroba. Bivuze ngo usekura amababi aringaniye, ntaba ari menshi cyane ariko ntaba ari na makeya. Ugashyiramo amatasi 2 ugafungura ugakamura. Tasi imwe ukayinywa mu gitondo, iyindi ukayinywa nimugoroba. Iminsi 3 mu cyumweru. Bivuze ngo ugenda usibamo hagati y'umunsi iminsi 2, umunsi umwe ugasiba iminsi 2 ukongera, ubwo ni 3 mu cyumweru. Ushobora kubikoresha mbere cyangwa no mu gihe cy'imihango, nta kibazo ibyo bitwara. Igihe imihango itinze ushaka kuyihagarika nabyo usekura igisura kivanze n'imboga z'imbwija, ngira ngo hari abantu barazizi, cyangwa kimwe muri ibyo ukanywa umutobe wuzuye ikirahuri. Urumva ko ni imiti myiza yoroheje. Igisura hari ngira ngo abantu barakizi, ni icyatsi cyiza kivura indwara nyinshi cyane, cyongera amaraso, gifasha amagufa, gihagarika rwose diyabete, kivura indwara nyinshi zikomeye. Rero kukivanga n'imbwija bigira imbaraga nyinshi, kandi kukinywa nk'umutobe bishobora guhagarika rwose ububabare bwinshi buza mu gihe cy'imihango. Ushobora no kunywa uri muri iyo minsi y'imihango cyangwa mbere yaho, hanyuma kuva cyane ndetse n'ububabare muri icyo gihe bigashira. Umuti wa kabiri, ushobora kwifashisha icyatsi bita persile, ukayikatira mu byo kurya nka salade nyine, ndetse ugashyiraho n'igitunguru kibisi cya onyo itukura, bwo ni igitunguru gitukura, ukongeraho n'urunyanya. Iyo salade ukayikatagura, persile ugashyiraho urunyanya, ukongera ugashyiraho igitunguru, ndetse waba ufite n'akadimu ugakamburiramo. Iyo salade irafasha cyane ku ndwara ziteye gutyo. Ndetse nibutse yuko vitamine C iba muri persile ari nyinshi cyane, ifasha umubiri mu buryo buhagije. Igitunguru nacyo kikaba kivura indwara nyinshi zinyuranye. Rero iyo bihuzahujwe hakongeraho n'urunyanya birafasha, ugakamuraho n'akadimu niba gahari. Hanyuma ibyo ushobora kubikora uyu munsi ugasiba iminsi 2 ukongera ukarangiza igihe cy'ukwezi. Ubwo ni 3 mu cyumweru. Umuti wa 3 ni ugusekura icyatsi bita igorogonzo, cyangwa mu gifaransa ni poivre d'eau, ukavangamo amazi atetse kugira ngo ubone nyine uwo mutobe. Ubwo ni ugufungura wasekuye uwo mutobe, ukajya unywa igice cy'ikirahure mu gitondo, ikindi ukongera nimugoroba. Nabwo uranywa ugasiba iminsi 2 ukongera ukarangiza igihe cy'ukwezi. Uwo ni umuti wa 3. Uwa 4 ni ukurya inyanya mbisi ukongeraho igitunguru, ukabivanga n'ubuki ukongeraho n'amavuta yerayo. Uwo ni umuti mwiza. Urunyanya, igitunguru, ubuki, amavuta yerayo. Amavuta yerayo ushyiraho ibiyiko 2, ubuki ugashyiraho akayiko gatoya, hanyuma ukongeraho ibitunguru bibisi ndetse n'urunyanya. Ibyo ubikora n'ubundi 3 mu cyumweru, ni ukuvuga uyu munsi ugasiba 2 ukarangiza igihe cy'ukwezi. Naho umuti wa 5 ni ukurya ingano zinitse. Ingano zinitse impamvu zinikwa ni ukugira ngo haboneke umumero wazo.
uzinika amasaha 24 ukazikura mu mazi ukongera ukazimaza andi masaha hagati ya 24 na 48 ziba zameze. Ugatangira kurya, urya ibiyiko 5 urangije kurya cyangwa se ugiye kurya. Mbere yo kurya uwo mumero w'ingano n'izo ngano nyine birafasha cyane kandi birakingira indwara nyinshi. Kurangije kurya ufata ibiyiko, ushobora gufata ibiyiko 2 by'izo ngano iminsi 3 mu cyumweru, cyangwa ukarya ibiyiko 5, byose birashoboka. 3 kugera kuri 5 iminsi 3 mu cyumweru, uyu munsi ejo bundi, cyangwa se ukagenda unasiba. Ariko ibyiza ni ukuzirya zigashira ukongera ukazinika izindi. Mbibutse yuko ingano n'inyanya biri mu biribwa bishobora kuribwa buri munsi ntibitere ikibazo, ahubwo bikavura indwara nyinshi. Ushobora no mu bundi buryo kurya ingano zinitse iminsi 3 mu cyumweru, ukarangiza cyumweru kibanziriza imihango, hanyuma ugakomeza guhera mu cyumweru kibanziriza imihango, ugakomeza ndetse no mu gihe cy'imihango, kuzarangiza mu gihe cy'amezi 3 usimbukamo umunsi cyangwa se unakomerezaho. Byose birafasha nta kibazo. Byazafasha imihango yasubira kuri gahunda, ntiryane, ntuve cyane. Umuti wa 6 ni ukwicara mu mazi, bedo siege, arimo umutobe w'igorogonzo, cya cyatsi cyitwa poivre d'eau. Urabitekana nyine ukabireka bigahora ukicaramo. Iyo ayo mazi asa nahoze ariko ari akazuyaze, wicaramo iminota 15, naho iyo akonje wicaramo iminota 3 yonyine. Igihe kandi utabonye icyo cyatsi bita igorogonzo, wagisimbuza amababi y'ibirayi akaba ariyo ushyiramo, ugatekana mu mazi menshi yuzuye nk'ibase, ukaza kwicaramo, amazi akazamuka akagarukira agatwikira umukondo n'ibibero. Icaramo iminota 15 mu gihe ari akazuyaze, naho igihe akonje iminota 3. Ukabikora 3 mu cyumweru, ukabikora uyu munsi ugasiba 2. Ibyo bizagufasha kandi bizatuma icyo kibazo kivaho, ubuzima busubire kuri gahunda. Ngayo nguko, Imana ibafashe rero kandi mugerageze byose. Ibyiza muzabonamo, muzajye muduha n'ubuhamya, mushime Imana, mwitange mwebwe ubwanyu kugira ngo muyihe imibiri yanyu yikorere, bitewe n'uko itugirira neza inyuriye muri byinshi, inyurira no mu miti. Muri waruzi ko yacu uyu munsi turareba ubushakashatsi bwakozwe ku ngo 12 zibana muri iyi si. Turebe urwacu aho ruhagaze. Niba uri umusore, urwawe ruzaba ruhagaze. Niba wubatse, urwawe aho ruhagaze ubu ngubu. Ubushakashatsi bwakozwe mu bijyanye n'imibanire y'abashakanye bwerekanye ko mu ngo nyinshi zubakwa buri munsi, uzishyize mu matsinda menshi, mu ngo nyinshi zubakwa buri munsi zishyirwa mu matsinda anyuranye, umuntu ashobora gufatamo nk'ingo 12 hanyuma akazishyira mu matsinda 3. Muri ubwo bushakashatsi byaje kugaragara ko ingo 4 iyo zigishakana, umugabo n'umugore bakimara kuva muri mariage, bakimara kubana mu rugo rumwe, zisenyuka burundu. 4 muri 12 burundu zigasenyuka, bakajya muri gatanya na divorce, ababa baragiye mu mategeko. Naho ingo 6 muri 12 zisigara zibana byambuza uko ngira mu makimbirane, ari amaharakubiri. Abo baba batinya gutandukana bitewe n'abana babyaranye, bitewe ko babona bajya gusenga, bitewe n'uko babona imiryango yabo ihora ibafatafata, ibarinda ati nyamuna have musigeho. Izo 6
zindi, naho 2 muri 12 zonyine ngo zisigaye nizo umugabo n'umugore babana mu munezero n'urukundo by'abashyingiranwa. Birumvikana ko mu ngo 12 2 zonyine nizo zirokotse. Mbese murumva aho isi iri kugana ni habi cyane. Niyo mpamvu divorce zihora zumvikana hirya no hino ku isi. Aha akwiye kudutera kwibaza cyane. Mu ngo 12 zonyine, ingo 2 zonyine nizo zibasha kurokoka. Reka twongere rero kwibukiranya ko gushyingirana ari impano ya mbere Imana yahaye umuntu. Abantu bongere bajye mu mugambi wo gushyingirana ariko babizi neza aho bagiye, bafite umugambi n'icyerekezo kizima, hanyuma imyanzuro ibe myiza aho kuba mibi. Nubwo bimeze bityo, reka umudamu umwe yaravuze ati, ubwo yasubizaga ikibazo umugabo we yari yamubajije ati, mbese umugabo yabajije umudamu we ati, mbese urukundo twari dufitanye mbere mu gihe cya fiyansaye warubonye ute urugereranyije n'urwo dufitanye ubu ngubu? Ni umugabo wari kwibariza umugore we. Umugore we yaramusubije ati, reka yego twarakundanaga ariko byari byiza, kandi byari byiza, ariko nta byinshi numva naruvugaho urwo muri fiyansaye, kuko urwo dufitanye ubu ngubu nirwo runezeza cyane, simbasha kurugereranya n'urwo mu busore bwacu kuko ruruta cyane. Icyatuma uru rugo ruba muri ziriya 2 twabonye ni uko umugabo n'umugore baba bafitiye gahunda n'intego, kongera urukundo rwabo rukaruta urwo muri fiyansaye, ndetse rukagenda rukura cyane. Nk'uko uyu mugore ari kubyivugira ati, urukundo dufitanye ubu ruraruta cyane urwo muri fiyansaye, kandi rugenda rukura ruruta urwo mu musore cyane. Umunezero ni ikintu cyiza cyifuzwa na buri wese nta gushidikanya. Igihe umusore n'inkumi bakireshyanya bamaze kubyutsa urukundo mu mitima yabo, batangira ibihe byo gutekereza iby'umubano wabo n'ukuntu uzaba mwiza, maze icyo gihe bagatangira kumva umunezero mu bitekerezo n'ibindi. Igihe barebana mu maso cyangwa bumva amajwi yabo baganirana umunezero n'ubwuzu, icyo gihe biba ari byiza, bumva bafashijwe. Ibi ni ibimenyetso y'uko umunezero ari mwiza mu by'ukuri. Nyamara ibyo biyumvamo by'umunezero muri ako gahe kabanziriza nyine gushyingirwa, iyo bageze mu rugo rwabo ntumenye iyo bigiye, ugasanga bahise baba nk'inshira, nk'intare, nk'imbwa ibonye umujura, kirirwa mu matiku no gucyocyorana n'ibindi. Mbese ni ikibazo gikomeye cyane. Reka tubitekerezeho twumve ko ingo z'ubu zigushije ishyano, kereka gusa kwakira umwami Yesu akaba ari we utwikiriza gusa. Ngo mu ngo zubakwa ku isi 70% zubakwa nabi nta kigenda, ariko 30% byibura hari ukuntu umuntu areba agasanga harimo agasura. Reka duharanire kuba muri 30, duharanire kuba muri za zindi 2 muri 12. Duharanire gushaka amahoro ku isi. Rega urugo rwiza nirwo ruvuka mu mwana mwiza, urugo rubi nirwo ruvukamo ibibazo. Ngaho rero twongere twibukiranye ibiranga umuntu muzima. Si byiza ko isi ihora ibangamiwe n'ibibazo byazanywe n'imiryango, ahubwo mu miryango hagakwiye kuba ariho haba ibisubizo by'isi n'igihugu muri rusange. Reka dufatanye kuba beza, hanyuma n'abacu bazaba beza, n'abo duturanye bazaba beza. Twe kujya twumva ngo mugenzi wacu akwiye kuba mwiza, ahubwo reka ntangire ubu none mparanira kuba mwiza. Ndabigusabiye rero, Imana ibigufashemo, kandi tuzakomeza kugenda tuganira ku bindi byinshi binyuranye, cyane cyane ibijyanye n'amagara y'abantu. Namwe mujye muduha ibitekerezo uko mubyumva n'ibyo mwungutse, ndetse mutwungure n'inama z'ibindi biganiro dushobora
gukora. Murakoze, ibihe byiza.